Ngwaye ikaze n'abashyitsi muvandimwe Meta TV, ndagushimiye cyane wahisemo kubana natwe. Ni muri mushya kuri channel, ariko ndagusabye ngo banze ukore subscribe kugira ngo tujye tubasha kwibanira mu biganiro byacu byose. Uko twabyemeje kubagezaho inkuru zigezweho, inkuru zidasanzwe zirimo utuntu n'utundi urukundo ibyegeranyo. Uyu munsi tubafitiye inkuru zitandukanye, aho tubagezaho inkuru y'akababaro aho abanyeshuri 15 bakomerekeye mu mpanuka. Aha ni kwirebera mu mujyi wa Kigali habereye impanuka ikomeye ya bisi itwara abanyeshuri bo ku ishuri rya Path to Success. 15 barakomereka, bikaba byabaye muri iki gitondo cyo kuri uyu wa mbere tariki ya 9 Mutarama mu mwaka wa 2023. Amakuru yatanzwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda SSP Rene, avuga ko iyi minsi iyi bisi yarenze umuhanda igwa mu ishyamba, hakomerekeramo abana 15 n'umushoferi, ariko ku by'amahirwe nta muntu wahaguye. Abakomerekeye bajyanywe mu bitaro bitandukanye mu mujyi wa Kigali. Nta makuru aramenyekana y'icyateye impanuka, ariko harakeka ko iyo modoka ishobora kuba yabuze feri. Inzego zishinzwe umutekano ndetse n'iz'ubuyobozi zitandukanye zahise zigera habereye impanuka kugira ngo bite kuri abo bana bakomeretse. SSP rero atanga ubutumwa ku bantu batwara ibinyabiziga ko bakwiye kwitonda kuko impanuka zihitana ubuzima bw'abantu benshi. Ikindi abashoferi bakwiye kwitondera ni ukubanza gusuzuma ibinyabiziga byabo bakareba neza niba byujuje ubuziranenge, ndetse mbere yo guhaguruka bakabanza bakareba niba imodoka nta kibazo ifite, kuko bimaze kugaragara ko imodoka nyinshi zikora impanuka ziba zifite ikibazo. Harimo ibibazo bitandukanye, ibigaragazwa ko ziba zishaje, ndetse zimwe ugasanga ari bimwe mu bice byazo bidakora neza bigatuma habaho impanuka. Ku yindi nkuru nshyashya igezweho nuko Minisante yasobanuye impamvu yo kudahindura amasaha y'akazi ku baganga. Byinshi kuri iyi nkuru ariko mu buryo burambuye, ndagusabye ngo bane natwe tugerane ku musozo. Ndagushimiye cyane kandi ngwaye ikaze nanone. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda yatangaje ko impamvu amasaha mashya y'akazi atareba abakora mu rwego rw'ubuvuzi bishingiye ku kuba rimwe muri serivisi z'ingenzi cyane zikenerwa mu masaha yose y'umunsi. Abakora mu nzego z'ubuzima bacitse ururondogoro nyuma y'itangazo rya Minisiteri y'ubuzima ryashyizwe ahagaragara ku cyumweru tariki ya 1 Mutarama mwaka wa 2023, rivuga ko batarebwa na gahunda nshya y'amasaha y'akazi, ahubwo bazakomeza kubahiriza ayari asanzwe. Ni nyuma y'uko inama ya minisitiri yateranye kuri uyu wa 11 Ugushyingo umwaka wa 2022 yemeje ko amasaha y'akazi mu Rwanda agomba kuba 8, kakazajya gatangira saa 3 za mu gitondo kagasozwa saa 11 z'umugoroba guhera muri Mutarama uyu mwaka wa 2023. Abakora mu nzego z'ubuzima bagaragaje ko batanyuzwe n'icyemezo cya Minisante, bavuga ko bigendanye n'akazi bakora bari bakwiye guhabwa amahirwe yo kwita ku muryango no kungukira ku miterere y'amasaha mashya y'umurimo mu Rwanda. Minisiteri y'ubuzima mu Rwanda, Minisitiri w'ubuzima mu Rwanda Dr. Sabin Nsanzimana mu kiganiro cyihariye n'Igihe yavuze ko gufata icyemezo cyo gutangaza ko aya masaha atareba abakora muri iyi serivisi y'ubuzima biterwa n'umwihariko w'ibyo bakora. Ati ubuvuzi ni imwe muri serivisi z'ingenzi cyane kuko serivisi zabwo zirakomeza amasaha 27 mu minsi 7, zifite umwihariko ureba serivisi z'ingenzi. Minisiteri ishinzwe umurimo nayo yarabisobanuye, hari n'izindi serivisi zikora mu buryo bwihariye. Hari bamwe mu bari bagaragaje ko batishimiye iki cyemezo, bagaragaza ko bashobora gukora mu buryo bwo gusimburana, ariko nabo bakagerwaho n'amasaha mashya. Minisitiri Dr. Nsanzimana yavuze ko amasaha ari mu biri gukorerwa isuzuma. Ati turifuza ko umuganga amererwa neza kandi agakora yishimye, n'abavura bakanyurwa. Iby'amasaha ni agace gato muri byinshi turi gusuzuma dufatanyije. Yavuze ko nyuma yo kubona ko iki cyemezo kitanyuze abakora muri serivisi z'ubuvuzi, Minisiteri y'ubuzima hari ikiri gukora kuri izo mpungenge zagaragajwe n'abaganga, aho hatangiye gukorana n'abahagarariye abakora kwa muganga. Ati nibyo twarabitangiye dufatanyije n'abahagarariye bakora kwa muganga, ndetse turi kubasura aho bakorera bakaduha ibitekerezo, ibyifuzo n'ibisubizo byadufasha. Ubundi bisobanurwa ko amasaha mashya y'akazi ashyirwaho
byari mu rwego rwo guhereza umwanya uhagije abagize umuryango wo kwita ku bana bawugize, ibintu Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana agaragaza ko nabo baharanira ko muganga agira umuryango mwiza. Ati turifuza ko muganga nawe agira umuryango mwiza akanaruhuka akavura neza. Amavugurura ari gukorwa mu rwego rw'ubuzima aratanga icyerekezo cyo kunoza imikorere n'imibereho y'ukora umwuga w'ubuvuzi. Yakomeje agaragaza ko nubwo bimeze bityo ariko urwego rw'ubuvuzi muri ibi bihe rufite umubare munini w'abarwayi. Ati gusa uyu munsi nitwirengagize ko dufite umubare munini w'abarwayi batugana utagendanye n'uw'abaganga bashinzwe kubavura. Ibi nabyo turabikoraho binyuze muri za porogaramu zo kwigisha abaganga n'abandi bakora imirimo ijyanye n'urwego rw'ubuzima, tukaba kandi tunashyiraho gahunda zo gukarishya ubumenyi ku basanzwe muri iyo mirimo. Impinduka zisaba igihe ariko hari ikiri gukorwa. Minisitiri Nsanzimana yavuze ko kuba abaganga, abaforomo n'ababyaza bakunze kugaragaza ko bakora akazi gakomeye kandi bari mu bafite umushahara muto, hari ibiraje ishinga Minisiteri ayobora irimo guteza imbere ubuvuzi ku buryo ubukora bikora yishimiye umurimo ukora, n'uvurwa akavurwa ndetse akanyurwa n'iyi serivisi yahawe. Umunyabanga uhoraho muri Minisiteri y'abakozi ba leta n'umurimo Musonera Gaspard yavuze ko aho bishoboka ko abakozi bakoroherezwa naho kugira icyo yavuze ko abakozi bakoroherezwa nabo kugira ngo icyari kigamijwe aya masaha agenwa kigerweho. Ndagushimiye cyane utahwemye kubana natwe. Nimushaka kumenya byinshi kuri izi nkuru tukugejejeho wasura urubuga rw'igihe.com. Nitwagenda ariko tutihanganishije imiryango yagize abana 15 bakomerekeye muri iriya mpanuka. Turabifuriza kandi kuvurwa bagakira aho babajyanye mu bitaro bitandukanye. Imana ibarinde. Nawe utaha.